bansaba mpabwa utuntu two kundengera gusa. Rimwe na rimwe hari igihe mara icyumweru nta biraka nta kazi, muzi ko turirimba, aho kuririmba ni hake cyane hafi ya ntaho, nta kindi kintu ntabwo nagize, nagerageje no gukora utundi tuntu tumeze nk'ubucuruzi nta kigenda. Ubwo ko mu bantu munkurikira nta muntu waba uziranye n'umuntu wenda uri mu buyobozi akankorera ubuvugizi. Ibi bintu by'uburwayi ntabwo wajya kubwira mu kagari, akagari nako kaba kaza hari ibyo kakubwira. Nta muntu koko mu isi turimo y'u Rwanda, iyi si y'u Rwanda kandi isi yose, ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wanandishije na diyalize z'amezi 2, ubu mwarayabuze. Ibi bintu bimaze kongera ahantu numva mbabaye. Hari igihe nsaba ngashima bampaye 5, 1000 amafaranga rwose utajyana kwa muganga ngo agire icyo agufasha. Umudamu arabibona akabyanga ngo nzabireke, kandi ibintu dutunze niyo byose twabitanga. Nkurikije ukuntu ubu burwayi buhenze, n'ubundi byashira hasigara wenda niruka ku musozi. Ikaze rero nshuti bakunzi bamenya nibi info, nk'uko mumaze kubyumva ayo ni amajwi y'umuhanzi muzi wakoreye Imana, wagiye ujya mu biterane bitandukanye, yakoreye Imana mu buryo bukomeye cyane, nubwo nyuma yigize agwa mu cyangwa se ahura n'imitego Satani yamuteje, akagira ibintu bimuvugaho bibi, ariko ni Theo Bosebabireba. Uwo ni amajwi yari ari gutakamba asaba abantu, abakire, abantu bafite ubushobozi, asaba ko bamufasha kugira ngo umugore wiwe abashe kwivuza kwa muganga, avuga ko afite amadeni menshi cyane. Nk'uko mubireba rero ni umugabo mwiza, Theo Bosebabireba. ushobora kubona aka kamwanya wowe n'umufasha wawe muhagaze neza, mumeze neza, ariko ubuzima ni butoya cyane, ejo byahinduka. uko ureba umeze neza na Theo Bosebabireba nk'uko mumureba, ni umuntu ukeye cyangwa se ni umuntu wari ukeye, ariko birashoboka ko nawe ibibazo byakugeraho ukabura uko ubigenza, ugatakamba kugira ngo hagire abantu bagufasha. Niyo mpamvu rero niba wowe urebye iki kiganiro wumva ufite ubushobozi, nyamuna birashoboka ko ushobora kugira icyo ukora, ayo ari yo yose ushobora kuba wagera, cyangwa se ubufasha ubwo ari bwo bwose ushobora kuba watanga kuri Theo Bosebabireba. ni inkunga ikomeye. Ibaze kubona umugabo nkawe, cyangwa se kuba uri umusore, uri umuhungu umeze neza cyane, ukaza kubona papa wawe ari gutakamba gutya arira, nk'uko mwagiye mubibona. Twabashyizeho amajwi matoya, ariko yagiye atakamba mu buryo bukomeye cyane asaba ubufasha. Wowe ukurikiye iki kiganiro rero urashobora kureba akawunti za Theo Bosebabireba, ukabasha kugira gute kureba nimero aba yatanze. Wajya kuri akawunti ye ya YouTube, n'ubundi ni Theo Bosebabireba, ugakurikira ikiganiro yakoze, ndetse ukareba nimero ziriho, ukabasha kumutera inkunga. Turaza rero gupininga nimero yiwe. Birashoboka ko ushobora kugira ngo ni ubutekamutwe, ariko uraza kureba amazina yiwe, ndetse ukore research urebe ko biza kuba byahura, ubundi nawe ugire uko witanga. Umva ukuntu rero yagiye akomeza kuvuga mu majwi ateye agahinda. Umva nawe. Natekereje cyane buri cyo gukora, ariko nanone ntakundi kankomeze indwane ninanira. Nibura iyi video umuntu uzaba arayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa. Ndacyakora uko nshoboye ku mashuri, abana barampamagara. ubu aba bana bamaze gukura, bazabona izi video bibatera ipfunwe, ariko ni
Ngaye nguko rero murabyumva Banyarwanda, Imana yagiriye neza ikabateza intambwe mukagira amafaranga, mukagira ubushobozi, aka kamwanya ushobora gufasha Theo Bosebabireba, ukaba umuhaye inkunga ikomeye n'Imana ikazakwibuka nawe wageze mu bihe bigoye cyangwa se mu bibazo nawe. Ntawamenya rero uko bucya bumeze, hari abagiye ngo bamufasha rwose nk'abasitari, ba Apotre Mignone muramuzi, Apotre Mignone Kabera muramuzi, uyobora cyangwa se uhagarariye Women Foundation Ministries cyangwa se Noble Family Church, hakaza Scovia Mutesi nk'umunyamakuru uhagarara abanyamakuru bigenga rwose, yaje kuba akora ubukangurambaga ndetse ahantu ubufasha Theo Bosebabireba nk'uko yabivuze. Uwundi rero ni Anita Pendo, nawe waje kuba akora ikintu, ibaze nk'umukozi wo mu rugo bagiye bahamagara Theo Bosebabireba akavuga ati ndaguha 1000, akamubwira ati komera ihangane, ariko wowe Imana ikaba yarakugiriye neza mu buryo butangaje, ukumva ko ari ayawe gusa cyangwa se uzahora muri ubwo buzima. Ejo wabyuka warwaye umutima, warwaye izo mpyiko n'ibihaha ndetse n'ibindi, birashoboka rero ugize icyo ukora ukibuka uyu mustar cyangwa se uyu muhanzi wakoreye Imana, Imana ikagukoreramo nawe ukagira icyo umufasha nk'umuntu wakoreye Imana, Imana nawe yazakwibuka ugeze ahakomeye. Inshuti bakunzi bamenya n'ibi info, turabashimira umuntu urakurikira iki kiganiro agenda akanze subscribe, ndetse akoze n'icyo kintu gikomeye, waba 1000 yaba igiceri cy'ijana yaba iki kiteranyije n'icyundi, ibintu byagenda neza, tugakora umurimo w'Imana dushyigikira cyangwa se dufasha madamu wa Theo Bosebabireba. Inshuti bakunzi rero bamenya n'ibi info, umva rero amagambo yavuze cyangwa se uburyo yashimiraga na Mutesi na Mignone. asanzwe rwose hari imvugo abantu badukanye ngo yo gukanda akanyenyeri, njye rwose uriya mubyeyi mu bantu bose uzi b'abashumba bari mu Rwanda, ari mu bantu bamwandiye akanyenyeri inshuro nyinshi, yiturije, urumva rwose. Oya Mignone dukwiye kumushimira kabisa. Undi muntu ndi bushimire hano, nibura kuba bamvuge, nibura abantu bakabivuga n'abantu bakampamaga Bagakanguka kurushaho. Scovia Mutesi njyewe yantunguye ku rwego ntatekerezaga. Yego. Kugeza ubu hari n'abamufata nk'umupasiteri. Yego. Mu cyimbo cyabo nita Ngaye nguko rero nawe ushobora kugira icyo ukora, Imana igukoreyemo ubundi ibintu bikakomeza